gufasha mbe mu migambi yo kurushaho kunoza ubworozi bwabo. Hagati aho duheruka Stefano yamenye ko umurimo we wagurishijwe rwihishwa. Yabikozeho iki? N'urunana. None se niba utaje kwiyogoshisha uzanywa n'iki muri salo muri iki gitondo Stefano? Nzanywa n'ikibazo gikomeye cyane Patrick. Ikibazo? Yes, ahubwo wa mugore mbone Nadine agera hano ryari? Yewe Nadine sinzi ibye pe. Urabona ko usanze nkora isuku kandi rero ugomba kuzinduka yikora muri salo rwose. Siko ndabashakaga mwembi koko. Nadine nanjye se wowe nawe ndabashaka muri kumwe mukansonero wahaye uburenganzira bwo kumvogera. Twakuvogera gute Stefano? Niko Patrick Karame. utewe n'iki gufatanya na Nadine kungurishiriza umurimo? Umurima njyewe se ngo ararya indimi umurima nyine. Nuko ntunguwe ariko ubundi rwose ibyo uvuga sinzi ibyo ari byo rwose Stefano, kuko nta murima wawe nzi nagurishije. Urabihakanye noneho? Ndabihakanye ko ntabyo nzi pe. Urabihakana kandi ufite ibimenyetso? Ibimenyetso bihe? Ejo bundi nagiye kureba umurima wanjye nari naratije Nadine akanga kuwuhinga, nsanga umurima yarawugurishije kandi mu bagabo bamusinyiye wowe Patrick urimo. Warasinye? Ntabwo wasinye? Narasinye. None se ugiye kuvuga ko umurima ari wowe Stefano? Nkuwanjye nyine urupapuro rw'amasezerano wasinyeho nk'umugabo wo guhamya ko umurimo ugurishijwe nararwiboneye rwose n'amaso yanjye. Ariko rero njyewe rwose Stefano rwose ndarengana. Urarengana iki? Ndajya mu buyobozi kubarega Patrick. Oya we urebe kudahanirwa rwose Stefano. Nako ubufatanya cyaha na Nadine. Oya Stefano rwose ibyo ntubinkorere rwose kuko sinari nzi ko umurima ari uwawe. Nujya kundega ndaba ndenganye rwose nta ruhare mbifitemo Stefano. Stefano buretse kugenda ni ukuri pe. Njyewe rwose ngenda rengana pe. Ibyo kugurisha umurima rwose byabazwa na Nadine. Nigeze ambwira ko umurima agiye kugurisha atari wowe. Urabona nyine namurekeje nka mugenzi wanjye kugira ngo yigurishirize, ariko rwose nari nzi ko umurima ari wowe rwose pe. Ndashaka Nadine nsobanurire rero wamuhaye uburenganzira bwo kugurisha ibitari bye. Urampapaza nta soni n'amafuti yawe wakoreye. Ariko rero nuko abantu b'umujinya wo kwifuza ko banza amata ariko nagushakaga. Urashakira iki? Urashakira iki? Papa ubundi sinagakwiye kugira icyo ngusaba ariko birangoye pe. Urunyumvire vumva sibyo vumvu. Ndashaka kukuguza nako kugusaba udufaranga duke kugira ngo wa mwana we ndakubwira ngo uramombeje litiro zigira mu 8 z'amata zose warangiza ukansaba amafaranga. Aveze nukuri kose papa ndakwingize mfite ikibazo kingomereye cyo kuyakemuza pe. Urabona nakura bizi Mutesi arwaye fistile kandi utinga ikipe tuvuze ngo ndi nyumvira none izinavuze ruremesha we nyumvira rongera aramuvuze nkirungura kirazamutse utendi wamba bari ukantega amatwi koko. Ashi nyine urumva kubera guta umutwe umwana wacu akimara gupfa igikapu cye kirimo imyenda ya Mutesi yagitaye ku bitaro. Ndashaka kumugurira. Sibaho pete sibaho. Papa wagiriye impuhwe koko natinyutse kukuza mu maso. Ubu koko nakubitije hirya no hino nkabura uko bigenza, aho iyo mpamvu naje imbere yawe wanyumvise koko. Ntuzongere kunza imbere uvuga iryo sina ngo ryari rirakine. None koko ubu urabona Mutesi ndakubwira atarongera aramuvuze nguze nakubwiye ngo iryo zina sinshaka kuryumva pete, ariko uguze ibihombo maze kugira kubera uwo mukobwa uguze amafaranga maze kumutangaho ntabyo uzi. Ubundi aracyakuri cyangwa rwose ku mwana yahabyaye yapfuye genda umubwire atahi wabo iyo umwana apfuye umuyaya arataha. Ruremesha sinkurana n'amagini rwose. Papa ibyo byose uvuze sinatiye kwa kumubwira urabizi. Jewe nje imbere yawe kugusaba ubufasha. Ntakubonye rero. Ntakubonye. Basigirira ngewe umwana wawe Petero wabyaye. Ibagirwa Mutesi ukorere ngewe Petero. Ariko muri kingo wumve ko nagwakamiye Petero. Ariko nyafite ikibazo papa. Ndakumva kiri ngaho kivuge neza tucyumva. Iyo mudusigiye akazi gutyo muri rusange ngo amaramvunisha aragenda akirirwa kinana bakagabo na basano ugasanga akazi mwadusigiye ngakoze ngenyine. Wimbeshyera ke wimbeshyera. None urifuza ko bigenda bite? Ko buri wese umuha inshingano z'akaza kuzibaza. Ukagira ngo siwe wirirwa yita ku nkoko ze akandi kazi baduhaye ntago. Muceceka mwese. Muceceka se. Umva mwabana mwiri mumaze kuba bakuru bose. Mugomba kwita ku nshingano.
mugakora ibyo twabasigiye mukabikora neza kandi ntiriwe mbiruke nyuma mwarakoze rwose bihagije ku buryo muranyumvira ko ariko nicyo nasabaga papa tugabanya imirimo buri wese amenya inshingano ze natazitunganya bibazwa. okay uretse gato mbaze nitaba umuyobozi. Halo mwaramutse neza Rufo? Waramutse busho ndagira ngo umenyeshe ko uyu munsi mu masaa 9 dufite inama y'umudugudu munsi y'umujyi. Inama y'umudugudu niko siko mutumije inama itunguranyira ni amahoro muyobo. Ndagira ngo tuganire ku kibazo cy'ibisambo bikomeje kuyogoza umudugudu ubundi twumvikana uko twongerera irondo imbaraga ariko hagati aho rero wewe ngufitiye amakuru meza. Amakuru? Ibisambo byakwibye ihene nabyo byarafashwe ubu biri mu maboko y'abashinzwe umutekano kandi ni icyaha. Kuki mutahisemo mwimbwira ngo nze mbikosore rwose Rufonsi we? Oya humura ababishinzwe babikoze neza kandi nabyo byemeye kukwishyura ihene zawe nta kibazo. Ariko se Rufo uravugisha ukuri koko? Mpite njya kuri polisi kwishyuza se? Oya byose biravugirwa mu nama ubwo nakabanga nari nkwibye. Urakoze cyane Rufonsi we. Iyo nama nta muntu n'umwe wiwe ntangama rwose. Mwese murasanga aricaye munsi y'umunyinya. Ariko rushase direke rero nkubwire mugira inama. Wafasha baro hasi? Fasha baro hasi se gute pa? Nshatse kukubwira ko wari ukwiye guca bugufi ukumvikana na mama wawe. Wagira iyo ukenera ukamubwira akagufasha. Sinshaka kumwiteza Patrick. Musabye amafaranga nubwo ryaba ari 100 yahita amenyera. Akumva ko mutezaho amakiriro ubundi akiha kuntegeka ati nyamara ushaka ukwiye guca bugufi duracyari umwana kuva udafite icyo ukora kikwinjiza amafaranga nta wundi wagwa ibyo ukeneye uretse mama we mugeni. Wimbwira amagambo menshi kuko nyogoshe ubuntu Patrick. Sibyo? Niko Patrick? Patrick kame pete ndagushaka Patrick. Sibiruka mama n'iki pete? Nibazo sha Patrick. Nibazo ko numva uyu munsi naramuke mu banyabihazo ni gusara. Uyu munsi ndawiriza nte koko? Ntakindi gushakira rwo ndashaka kuguriza amafaranga ndi muri bibazo binkomereye pe nzayakwishyura bidatinze sibyo? Ubwo uje utarwambaye uzamwe no kunguza amafaranga pete? Umbabarire ntumpakanire Patrick sibyo? Pete singuhakaniye ariko nanone sinapfa kukwemerera. Patrick mfasha nukurungurize pe ndakwinginze. Kukuguriza nakuguriza rwose gusa hari amabwiriza yo kunyishyura. Nayahise kunyishyura amafaranga yanjye vuba bishoboka kandi ukayanyishyura ushyizeho inyungu. Mbwira inyungu rwose ushaka nzakurengerezaho ariko uyambe kuko ndayakeneye cyane. Ariko se undi pete ndakumva ufite iki kibazo gituma nguza amafaranga koko? Umwana ufite se w'umukire twese twemera muri Nyarurembo uguza amafaranga gute? Kutasabye se ruremesha se? amafaranga yarabuze rwose muri kino gihe. Yemwe mutuze noneho twumvikane. Aha mutuze Reka twumve umuyobozi. niko ye ndashaka kubaza abantu bakuru bari muri iyi nama y'umudugudu iyo umuntu ashaka amafaranga atera imbere akora iki? Ariko hari n'abiba. Erega umuntu yashaka amafaranga arayakorera. Nkuko nyirabazungu nyine abivuze iyo ushaka amafaranga urakora. Urakora rwose. Ariko mureka twumvikane. Hari utiyoboye inanga hagiye natangwa zitucinshiro koko? Yegora. Tugakora ubutaruhuka nta kazi twasubizaga inyuma dushaka amafaranga rwose. Rwose. Iterambere tumaze kugeraho turikesha gukora cyane. Ibyo rutabizi se. Ndagira ngo nibarize n'urubyiruko ruri hano. Niko mwarubyiruko. Iyo wiriwe hariya mu gasantere wicaye ubuguza cyangwa ukina ikarita uhakura amafaranga ngahe? Ko badasubiza se William nabo muri kumwaho inyuma ko mutasubiza. Ikibazo umuyobozi yababaje nako mwacyumvije. Aha ntayo bahavana ahubwo bahava bajya kwiba muyo. Hari nabo twiganye banseka ngo ndi umunyonzi none bafashwa mu. Wabuze ubwenge William. Ntiwigeze usuzugura akazi rwose. Gasuzugura saru. Ndagira ngo mabwire ngo umuyobozi atubwire. urubyiruko rudashaka gukora. Ndagira ngo mbagayire imbere y'ababyeyi banyu bababyaye. Bagaye rwose. Kandi mbabwire ko ari mwe mushaka gusubiza inyuma Nyarurembo yacu. Kubona umuntu ufite imbaraga ariko ntazikoreshe. Aho ugasanga umubyeyi ushaje arabyuka akarakamusiga mu buriri akajya mu murima we. Noneho ndakumva ko agomba koza akarenge akirirwa ahagaze cyangwa yicaye hariya mu gasantere. Uko bimeze. Ubundi bwaza kwira akitwikira ijoro akajya kwiba iby'abaturage. Ibyo ni ibintu ko bamwe muri abo birirwa bicaye mu gasanire nibo batwibira ihene. Ntiwumva se?
yewe nk'ubu muri cyo mbabwire rwose ntababeshye njye na Kankwazi twari twafashe umwanzuro rwose wo kureka korora ihene rwose kubera ubujura. Oya busho, oya rwose tugize imana. oya ndabasabye ntimucike intege zo korora amatungo magufi kuko ni ingirakamaro mu iterambere n'imirire by'abagize umuryango. Erega muyobozi nawe, erega nuko umuntu areba agasanga ari ugukorera abajura rufo. Oya abajura turaza kubahagurukira nyirabazungu. Nukuri ni ariko abaturage rwose ntabwo bacika ku bworozi bw'amatungo magufi. Oya rwose. Kugira ngo hakomeze kuboneka ibikomoka ku matungo. Ntitwakwirengagiza akamaro k'amagi, amata, inyama n'ibindi biribwa bikomoka ku matungo ku buzima bw'abagize umuryango, cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5 ndetse n'abagore batwite yewe n'abonse. Ariko rwose rwose ndakumva aho ngaho wongeraho ko natwe abakuze rwose tuba dukeneye ako kaboga. ndabizi bushombe we tubakeneye rwose ndabizi rwose. ariko rero Rufonsi yenda kumva Kankwa dukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire. ndakumva rwose. Ibibazo urubyiruko rufite rero ndabishyira kuri twebwe ababyeyi. Umwana utatojwe gukora akiri muto akurana ubunebwe rwose. Igiti kigororwa kikiri gito mwa bantu, n'udatoza umwana wawe gukora akiri muto azakura ari umunebwe, azavamo umugabo w'umunebwe ndetse avemo n'igisambo.